amahirwe ko turi kumwe n'abajene hano benshi. Bari kutubwira ngo urugo runezerewe cyangwa rugenje gute. Niba abari kwitegura gushyingiranwa batifuza kuzagira ibitekerezo bibi kandi bibabaje byo kwifuza byo kwicuza icyo bakoze nyuma yo gushyingiranwa, bagomba kubanza kubitekerezaho neza bagenje gute, babyitondeye. Tukiri aha ngaho ubwo abatarashyingiranwa nibo biri kureba cyane. Abashyingiranwa bashobora kugira ibintu bakosora, ariko abatarashyingiranwa nibo bagomba kubyumva cyane, kuko baba bagifite uburyo bashobora kuba bagorora ibintu bigakunda. Iyo iyi ntambwe iteranwe ubupfapfa, iba imwe mu buryo bugera ku ntego rwose bwo kurimbura amahirwe yo kuba ingirakamaro by'abasore n'inkumi. Ubuzima bubahindukira umutwaro n'umuvumo. Nta muntu ushobora kwangiza umunezero w'umugore no kuba ingirakamaro kwe, kandi ngo atume ubuzima bwe bumubera umutwaro umuhagaritse umutima kurenza umugabo we. Kandi nanone nta muntu n'umwe ushobora gutuma nibura 1/100 cy'ibyiringiro by'umugabo n'ibyo agambirira biyoyoka, akagwabiza imbaraga ze kandi akarimbura ububasha bwo guhindura abandi yari afite ndetse n'ibyiza yatekereza kuzageraho keretse umugore we. Biri kumvikana? Ku bagabo benshi n'abagore benshi, isaha bashyingiriweho niyo iba itangiriro ry'insinzi cyangwa gutsindwa bazagira muri ubu buzima, ndetse n'ibyiringiro byabo by'ubuzima buzaza dutegereje. Muraho neza? Niba hari umuntu muri ubu buzima ushobora kwangiriza umunezero w'umugore, akangiriza ahazaza he, atari aho ngaho gusa, akangiriza n'icyizere yari afite ubuzima bwe bwose, muri ubu buzima ni umugabo we. Ariko nanone niba hari umuntu ushobora kugwabiza kuba ingirakamaro k'umugabo bikayoyoka muri ubu buzima, ninde? Ni umugore. Bisobanuye ngo mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi dufite ibintu byinshi duhura nabyo, ariko byibura wagombye kujya uhurira nabyo hirya ariko ukaruhukira mu rugo rwawe. Akaba ari ahantu yaba ari ku mugore ndetse no ku mugabo ashobora kuvuga ati ntacyo, ntinze kugera mu rugo kugira ngo ibibazo nabifite bigenje gute birangire. Ubundi niyo mugambi w'urugo, ugira ibintu uhangana nabyo ariko nugera mu rugo uvuga ati byibura. Ariko nyamara ngo iyo abantu babikoze nabi, ahubwo hari n'abavuga ati amasaha arageze ngo ntahe, ugasanga nabyo bibaye ikibazo. Iyaba byashobokaga ngo mfashe abasore babashe kubona no kumva neza akaga bafite, ariko cyane cyane akaga ko kubaka ingo zitarangwamo umunezero. Uyu ni umwanditsi Ellen White avuga ati cyama kugira ngo mfashe abasore kugira ngo basobanukirwe akaga bafite kandi bakumve neza, ariko cyane cyane akaga ko kubaka urugo rutari mu umunezero. Ibintu bishobora gutuma umuntu abona ahazaza hazima cyangwa akahabura, kazabona ijuru cyangwa karihomba. Gushyingiranwa ni ikintu kizateza impinduka kandi kigaha icyerekezo ubuzima bwo muri iyi si ndetse n'ubuzima bw'ahazaza. Gushyingiranwa ni ikintu kibasha kuzana impinduka muri ubuzima bwa none ndetse n'ubuzima buzagenza gute buzaza. Umukristo nyakuri ntazakomeza kujya mbere mu migambi yo gushyingiranwa atabanje kumenya ko Imana yemera inzira yahisemo. Ntazifuza kwihitiramo, ahubwo azimvamo ko Imana ari ikwiriye kumuhitiramo. Haleluya. Ntabwo azakomeza gutera intambwe zijya mbere ataramenya ko Imana imushyigikiye mu nzira arimo. Icyo ni icya mbere. Kandi ntazifuza kwihitiramo, ahubwo azimvamo ko Imana ari ikwiriye kugenza gute kumuhitiramo. Ntidukwiriye kwishimisha ubwacu kuko na Kristo ubwe atigeze agenza atyo. Ariko ntabwo nshaka ko abantu bumva ko umuntu yashaka uwo adakunda. Hari abari kugira ikibazo, mbese umuntu akwiriye gushaka umuntu adakunze. Oya, ntabwo ari cyo umwanditsi yari arimo kuvuga. Dukeneye kubanza gukunda, ariko atari ukubwira abantu ko tubakunda mu gihe tubarambagiza. Oya, kwitegereza umuntu ukumva uramukunze, ukunze imico ye, biradukwiriye mbere ko tumubwira ko tugenza gute, ko tumukunda. Noneho
kugira ngo utabona ari amarangamutima yakujyanye ukabishyiramo Imana. Ese uyu muntu uko mbona imico ibyanditswe byera bivuga ariyo afite, kandi nkaba numva ari we nabwira ijambo ndagukunda, ese Mana uranshyigikiye nkomeze? Kandi ngo ababana n'Imana, Imana izajya ibabwira icyo bakwiriye gukora. Imana yabwa icyubahiro. Ariko ntabwo nshaka ko abantu bumva ko umuntu yashaka uwo adakunda. Icyo cyaba ari icyaha. Gushaka umuntu udakunda ni icyaha. Kubera iyo mpamvu uba ugiye kumutera ibikomere byo kumubabaza mu rugo, kubera ko wamushatse utagenza gute. Abashaka avuga ati reka mushake yenda urukundo ruzaza, ni icyaha. Mujye mushaka abantu mwagenze gute, mwakunze. Nicyo ibyanditswe byera bikutubwira. Ariko kurarikira ndetse na kamere y'amarangamutima ntibikwiriye kwemererwa kujyana umuntu mu irimbukiro. Imana isaba kubyinjiranamo umutima wose n'urukundo rwimazeyo. Irinde guhubuka. Abantu bake gusa, abantu bake gusa nibo baba bafite ibitekerezo biboneye ku byerekeye gushyingirwa. Bake gusa nibo bafite ibitekerezo bigenje gute, biboneye ku byerekeye gushyingirwa. Abantu benshi basa n'abatekereza ko gushyingirwa ari ukugera ku munezero w'agahozo. Ariko iyaba bari bazi ko 1/4 cy'abagore n'abagabo barwaye imitima, baboshywe n'umunyururu w'indahiro yo gushyingiranwa badashobora guhangara gucika, ntibatangazwa no kubona nanditse aya magambo. 1/4 cy'abagore n'abagabo barwaye imitima kubera indahiro badashoboye gucika. Biroroshye. Ku ngo nyinshi zubakwa usanga kubaka ari uburetwa bukomeye kandi bubabaza cyane kurenza ubundi bwose. Ibyo tubona ni bikeya, ariko mu ngo haba harimo ibintu byinshi. Noneho by'umwihariko abantu badafite Imana ni ikibazo gikomeye cyane. Buri wese aba ashaka gukemura ibibazo ku giti cye uko abyumva, nta migambi, nta nama zivuye ku Mana. Hari ingo ibihumbi n'ibihumbi zubakwa, abagabo n'abagore bakabana ariko badakwiranye. Ibihumbi n'ibiki? Hari ingo ibihumbi n'ibihumbi abagabo n'abagore bubaka izo ngo ariko batagenda gute, badakwiranye. Ibitabo byo mu ijuru byuzuyemo imivumo, gukiranirwa ndetse n'ihohoterwa byihishe mu mwambaro wo gushyingirwa, byihishe mu mwambaro wo gushyingiranwa. Ibitabo bya hehe byuzuyemo imivumo no gukiranirwa ndetse n'ihohoterwa byihishe mu mwambaro wo gushyingiranwa. Ubwanga birete bigaruka birebe ku bantu bashyingiwe. Ese tubanye gute nabo twashyingiranwa? Ese agaciro bakwiriye turakabahereza? Ese tubatega amatwi tukabumva? Ese inshingano zacu turiho turazuzuza neza, cyangwa natwe ingo zacu zirimo iyi mivumo? Imana ibiturinde. Imana ibiturinde. Nicyo gituma mburira abasore n'inkumi bari mu kigero cyo gushyingirwa ngo bajye bagenza make mu guhitamo uwo bazabana mu kubaho kwabo. Inzira y'ubuzima bw'abashyingiranwe ishobora kugaragara ko ari nziza kandi yuzuyemo umunezero, ariko se ni iki kikubwira ko utazabura icyo wari witeze nk'uko byagendekeye abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi? Hakenewe kugenza make ku bajene, abahungu n'abakobwa batarashaka, bagatekereza kabiri. Nawe yaranditse ngo niba wasengaga inshuro 2 mu gihe utaratekereza gushyingirwa, ukaba wumva muri wowe icyifuzo cyo gushyingirwa cyaje, jya usenga 4. Sashimi. Nyamara muri kino gitabo baranditse ngo abantu benshi, abasore benshi babijyamo buhumyi. Abatekereza gushyingiranwa bakwiriye kuzirikana ko bifuza ko urugo bashaka gushinga ruzaba ruteye, ndetse abatekereza gushyingiranwa bakwiriye kuzirikana uko bifuza ko urugo bashaka gushinga ruzaba ruteye, ndetse n'impinduka nziza rukwiriye kuzana mu bantu. Nibamara kubyara
bazaba baragijwe ubutunzi bwera. Ku ruhande runini, imibereho myiza y'abana babo muri iyi si nibo izaba ishingiyeho, ndetse ni nabo umunezero wabo wo mu isi dutegereje uzaba ushingiyeho. Iki kintu ntabwo cyoroshye gushyingirwa. Ku rwego rukomeye, bafite inshingano yo kugena imiterere y'umubiri n'iy'imico mbonera abana bato bagira, kandi imibereho n'imiterere by'umuryango mugari w'abantu bishingira ku miterere y'urugo. Uburemere bw'impinduka urugo rumwe rushobora guteza buzagena niba ingaruka zizaza mu ruhande rw'ibyiza cyangwa izagena niba ingaruka zizaba mu ruhande rw'ibyiza cyangwa se mu ruhande rw'ibibi. Bavandimwe, ni ukuvuga ngo igihe twitegura gushyingirwa dukwiriye kwitonda. Ababikoze bakwiriye kugira ibintu bakosora, ariko batarashyingirwa bakwiriye kwitonda, kuko gushyingirwa ni kimwe. Twabonye ko bizana umunezero cyangwa se bikazana umuvumo muri ubu buzima, ariko bikatubuza n'umunezero w'ahazaza. Ikindi dukwiriye kuzirikana mu gihe dushyingirwa ni uko ibyishimo by'abana bazadukomokaho biba bishingiye kuri twebwe nk'ababyeyi, kandi bikaba bishingiye ku buryo twitwara. Rero niba tuzarera izo mbuto tugize tubashyira mu ruhande rwiza cyangwa mu rubi, bigenwa n'uburyo twatangiye urwo rugendo. Niyo mpamvu hakenewe ubwitonzi. Sinzi niba kugeza aha hari umuntu ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi. Hari uhari? Murakoze. Reka dusabe Imana rero kugira Imana itugire neza, kandi iduhe imyiteguro ikwiriye, kuko birashoboka. Niyo mpamvu Imana yabyandikishije. Nitubigenza neza, Imana izatugirira neza. Nk'uko namaze kubivuga, abantu bashyingiwe dukwiriye guhora twiga ibyo dukwiriye gukosora. Niyo mpamvu inyandiko zihari. Ukajya wibaza ngo mbese ndiho ndasohoza iby'Imana ishaka nkwiriye gusohoza mu rugo rwanjye, cyangwa hari ibindi ikeneye gukemura? Abatarashyingirwa bo rero twabibonye ko baba bagifite umwanya uhagije cyane wo kugira ngo bagire ibintu byinshi bakosora. Twese hamwe, yaba ari abubatsi n'abatarubaka, Imana itugire neza, kandi uyu mugisha Imana yifuza kuduha w'urugo ruzima, Imana idushoboze kugira ngo tubishyiremo imbaraga mu izina rya Yesu. Reka duhagaze dusenge. Data mwiza, izina rye rihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'uko uri umutunzi w'imbabazi, kandi wandikiye ijambo ryawe kugira ngo riduhugure, kugira ngo ibyo ushaka n'ibyo ukunda bizabere mu mitima yacu, uhabwe icyubahiro. Tubonye icyifuzo ufite ni icyo kugira ngo tugire ingo zibaho neza muri ubu buzima, ariko zikitegura no kuzabaho mu buzima buzaza. Kandi kugira ngo bikunde ni uko urwo twarukomora mu biganza byawe. Abubatse uduhe guhindura byinshi, kugira ngo Nyagasani tubeho nta muvumo dufite, ahubwo dufite umugisha wawe. Abatarubaka ubarinde guhubuka, ahubwo bahe kwitonda bagenze make, kugira ngo nabo bahitirwemo nawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ukomeze kudufasha, kandi gahunda zigiye gukurikiraho zose ziyoborwe n'imbaraga yawe, mu izina rya Yesu. Amen.